nahera ngutegereje ubundi wowe ntabwo uzi ko ari nshaka kubwira cyihutirwa nyiruka rwose sawa banguka njye nahageze Bebe uzi ko uri kunyica ariko kukwica hehe se ko ari watinze se sheri ndabona nyakunze nagukumbuye maze cyane ahantu nyine yabanjije guca nkabonye ko mfite n'akabage se hariya ngufitiyemo impano nziza cyane kandi urayikunda nani mwese utese kandi nawe nikwereke cyangwa bayibye ibaze nsanze bayibye Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. ndetse ibintu zose kuzimaye waragize sheri iyo wariye nanjye mba nahanze ntabwo nakora ikosa ryo kujya mu myenda kubera nyine utaba ari byiza usiriye zose se wawe ntarwara mu nda nta kintu waba ntarwara diya kangereze bose nanjye nduha nawe none ariko turaryoshye kuba tutaryoshye nzazanye duke nzongera ari urutonde turakuryoheye nzazanye twinshi icyo nzatugarura urutonde nzaza n'ipaki uzayimara wenyine cyangwa tuzayisangira jyenyine ariko uzazane n'akandi kantu ko kunywa ejo ningaruka nzazizana sibyo sha bebe siko ikintu nendaga kukubwira ngira mukunzi nose hari ikintu wamburanye ngifite bebe n'undi niwe nari narabuze ngambwira icyo kibazo ndacyiteguye ntucyiteguye ariko nyuma ya cya gihe urumva uzi ko nyuma ya cya gihe ariko ari barakuroza ngewe bureze nterinda Mama yangu. uzanabaririza nose sheri nawe ugiye kunyakana kandi yereka nkubwire ngewe bureze uzanabaririza nta muntu w'iwacu wapfuye atera amada hanze sheri ushatse kunyakana kandi cya gihe turara muri bare ko akamari nta gakingirizo twakoresheje ibyo se nyine byibuka ko nari nisindiye kandi ari nabikubwiye amajoro yawe na wasamanta na best friend kandi wasanga ariho baguhuguje gahambira ugeze nawe kumwicira koko nagukekere se bari abahungu ngo ni wasamana murara mugendana amajoro yose nkababonana ubwo ntabwo bayiguteye none ushaka kuyingerekaho ugenda ubazunguruje amanyasha amatako sireka sinakubwira umusatsi wawe uteye kupe ubundi ibyo byo kunyizera bivemo iyo nda yaba iyanjye yaba iya ba Samantha igomba kuvamo ngaho reka nkubwire inda nayo guteye ndabyemera pe ariko nawe ibintu bisanzwe kujya kuri ribu ntabwo ari byo waretse iyo nda tukayikuramo siyo mpamvu naguhamagaye nka se w'umwana ngo uze turebe icyo twakora se bebe wagiye kwa muganga ukabaza ibiciro arangahe hanyuma bakubwira ukazaza kumbwira ngomba ko hari icyo nagufasha rega kwa muganga navuyeyo nizere ko kandi bari nayikuyeho Buri muzima. ntabwo bayikuyemo ngaho nyumvira bwa burofa bwawe none se uragomeza ugendana iyo nda uzayimaze iki ese kwa muganga bari kuyikuramo nta mafaranga mfite baguciye angahe
banciye amafaranga ibihumbi ijana yego sheri ibihumbi ijana byo kuniga umwana gusa Mama mva nkubwire rero uwo mwana uzamubyare nzamwinigira kuriya cyo kwica umwana we yanavutse nkubwire nimba utabishaka rero genda iyo nzu uyikuze mu ifoke niba kujya wumva uri muzima reka ndebe ubundi buryo umuntu yatekereza bwo kwica umwana w'uruhinja ukiri mu ndara ok nabyibutse genda unywa amazi menshi ako gahinja garete ko karuhama agapfe Ouais! Oh là là!